n'abantu bakugendaho hari icyo Imana yavuganye nawe. Imvugo y'Imana ni ihame. Ceceka mu kigeragezo wicayemo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ifata ikibazo wari ufite, Imana igihindure zeru. Imana ifata ibigaragaza byose wari ufite, Imana ifata ibyaguhangaye, Imana ifata ibyakugiyeho, Imana ifata ikibazo ikitesha agaciro, Imana ikuvana iyo bagushize igutege mu gihe cyo guseka. Nta buzima Yesu ataguhindurira, nta naho Imana itakuvana. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Imana ishimwe cyane. Abantu baturwanya batabashisha Imana, abantu baduhiga batabashisha Imana, Uwiteka niwe munyiri wanjye sinzakena. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwami Yesu abishimire kandi Imana ibagirire neza. Amazina ni Profete Rudomo rw'Imana. Ndabasuhuje kuri kamera za Ezekiel TV. Imana ibahe umugisha. Rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Profete Rudomo rw'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Mfite umunezero kuri uyu munsi kuko Profete Ezekiel yanumiye. Ndamusuhuje nawe Imana imuhe umugisha, ndetse yagize ubukwe bwiza, ibirori byiza. Rero Imana ibahe umugisha mwese muri mukagera bari mu majyaruguru, amajyepfo, ahantu hose muri Canada, ahantu hose muri Amerika, mbese hose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Rero Imana ibahe umugisha. Ijambo nzanye ravuga ngo aho baguteretse Imana ihakuvane, aho bagushize Imana igize ute ihakuvane, aho abantu bagushize, aho abantu bakurambitse, aho abantu bazi kutagera, aho abantu bazi kutakwicara, Yesu aze ahakuvane kandi Imana ikugirire neza. Rero turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 23 umurongo wa mbere. Ravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Imana ishimwe cyane. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Imana ishimwe cyane. Aremesha umutima wanjye, aremesha. Imana uyu munsi ifata ikibazo wari ufite, Imana igihindure zeru. Imana ifata ibigaragaza byose wari ufite, Imana ifata ibyaguhangaye, Imana ifata ibyakugiyeho, Imana ifata ikibazo ikitesha agaciro, Imana ikuvana iyo bagushize igutege mu gihe cyo guseka. Nta buzima Yesu ataguhindurira, nta naho Imana itakuvana. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izura ibyawe byapfuye. Imana ishimwe cyane. Abantu baturwanya batabashisha Imana, abantu baduhiga batabashisha Imana, Uwiteka niwe munyiri wanjye sinzakena, anjyamisha iruhande rw'amazi adasuma. Imana ni umwungeri wawe. Twabonye Imana itabara. Imana ishoboye byose mwene data. Yahaye Profete ubukwe bwiza buryoshye. Ikibazo cyawe Yesu aragishoboye. N'abantu bahaguruka, n'abantu bakugendaho hari icyo Imana yavuganye nawe. Imvugo y'Imana ni ihame. Ceceka mu kigeragezo wicayemo, Imana izura ibyawe byapfuye. Ndabihamya kuri Imana. Imana yarambye ngo nzakwambika, nzakugaburira. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Abo byagucangiye ni Imana ibicanguriye. Aho abantu bazi kutakwicara, Yesu yahakwicaza. Aho abantu bazi kutagera, Yesu yahakugeza. Nubwo turi mu bihe bigoye, ariko Yesu ari ku ngoma. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasumba. Imana ikujyane igutereke mu gihe utakekaga. Imana izura ibyawe byapfuye. Imana igusetse mu izina rya Yesu. Imana iguhuze n'umugisha wawe. Imana igutunguza amashimwe. Imana igutunguza igitangaza.
wongere kongera guseka mu izina rya Yesu. Umaze iminsi usenga, umaze iminsi usaba, umaze iminsi winginga, umaze iminsi utereka, Yesu aragutabaye. Haleluya. Uyu munsi Imana igutabare. Tugiye gusenga Imana, ariko uyu munsi Imana igutabare. Naho abantu baguhiga, naho abantu bakugendaho, naho abantu bagusebya, naho abantu bakurwanya, ufite Yesu wawe. Yesu arihagije. Fata ikibazo cyawe gihindure zero. Fata indambara zose uri kurwana uzihindure zero. Fata agahinda ufite, uvuge ngo mfite Yesu mara agahinda. Yesu amara agahinda kandi wirira. Tugiye gusenga Imana. Nasomye ijambo rirashira ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana igoye kuvuza impundu. Uyu munsi Imana ifata ikibazo wari ufite igihindure zero. Imana ikuvanaho bagushize. Wowe uri mu bitaro, wowe utameze neza, wowe urwaye, wowe ibyaye byahombye, wowe wabuze urubyaro, irakubwiye ngo ceceka mu kigeragezo urimo. Imana izura ibyawe byapfuye. Agaciro ni uguceceka mu ishuri urimo. Imana igutabare. Tujye gusenga Imana, ariko Imana iragutabaye. Ngaho rero zamura kwizera, zamura kwizera, zamura amavuta, zamura iyerekwa, zamura imbaraga zo tujye gusenga Imana. Tujye gusenga. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikora, uri Imana yacu, nta kibasha kurogora imigambi yawe. Uri Imana yacu, Imana itabara. Watabaye pasiteri wanjye ndabibona, umuha ubukwe bwiza. Mana yanjye, ntago ujya ubesha, ntago ujya ubesha Mana, ntago ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntago ujya ubesha. Nawe Imana siyakubesha. Ngaho mwakije ijambo ry'Imana. Bifurije ibihe byiza, ishenihirwa, kuronka ibyishimo, ariko cyane ndabakunda. Kandi na profete ahari nawe ari kubyumva ndamukunda, because I love you. Imana ibahe umugisha. Amen.